Inshuti bakundwa, twongeye kubaha ikaze nanone mu kiganiro twateguye kuri uyu munsi. Ni ikiganiro kigaruka ku bimera by'ingenzi dusanzwe dukoresha cyangwa bikoreshwa ku isi hose kandi bigira umumaro mu gufasha ubuzima bwacu. Kuri uyu munsi rero twabateguriye akamaro ka coconut. Ni muri cya kiganiro cyacu nanone nkumara amatsiko. Iyi coconut ifite amateka meza kandi ashimishije, ikagira akamaro kanini, ikagira intungamubiri nyinshi muri rusange mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyi coconut cyangwa se mu rurimi rw'amahanga twita noix de coco, ni igihingwa gikomoka mu bihugu byo mu turere dushyuha cyane, mu bice cyane mu bice bya Aziya n'ibirwa byo mu nyanja ya Pacifique. Amateka agaragaza ko cyatangiye gukoreshwa kera cyane mu bihugu bya Indonesia nka Philippines na India, ndetse kandi abacuruzi n'abimukira bagiye bagikwirakwiza ku bindi migabane itandukanye, harimo nka Afurika, Amerika ndetse n'ahandi, ku buryo kuri ubu iyi coconut ikoreshwa cyane mu biribwa, mu buvuzi bwa gakondo no mu nganda zitandukanye irakoreshwa. Ndetse kandi nubwo mu bihugu byacu cyangwa se nko muri iki gihugu cyacu tutabona aho ihingwa cyane, cyangwa se n'aho ihingwa nkaba ntarahabona, birashoboka ko hari n'abandi batarahabona, kandi niba hari abazi aho ihingwa bazatubwire. Iyi coconut ifite umumaro cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ku masoko iraboneka, ishobora kuboneka ari ifu, ibyo bita coconut milk powder, iraboneka mu ma supermarket, mu ma alimentation, ugiye ukayibaza urayibona. Ndetse kandi ushobora no kuyibona ikiri urubuto rwayo, ikanywa mushongi wayo igihe uri kuyikoresha. Rero ifite umumaro ukomeye cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi, kandi ikagira intungamubiri ziyigize nyinshi kandi nziza, zifite uruhare mu gufasha umubiri wacu. Iyi coconut mu ntungamubiri ifitemo ibyitwa kalori cyangwa se ibyongera imbaraga, bingana na 354, ikagiramo ibyitwa lipids, ikagiramo proteine, ikagiramo isukari n'ibinyasukari, ifitemo fibre, ikagiramo potassium, inafitemo kandi calcium na magnesium, ikagiramo ubutare ndetse na vitamine C. Izi ntungamubiri nk'uko dusanzwe tubibabwira, ni intungamubiri z'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyi coconut ifite umumaro mu mubiri w'umuntu, kuko ifasha mu kongera imbaraga z'umubiri, ariyo mpamvu twabonye ko ifite kalori nyinshi. Ifasha kandi mu mikorere myiza y'igogora, kubera ko ifitemo fibre nyinshi. Amazi ya coconut kandi afasha mu kongera amazi mu mubiri, ibyo twita hydration. Ifasha kandi mu gukora neza k'umutima, kubera ko ifitemo potassium. Inafasha kandi mu kongerera ubwirinzi bw'umubiri. Inafite amavuta, kandi aya mavuta ya coconut akoreshwa mu kurinda uruhu no mu gutuma rusa neza. Ifasha mu kugabanya umunaniro no kongera imbaraga. Rero iyi coconut hari abantu bayemerewe
ni abantu bakeneye imbaraga nyinshi, ni abana n'abakuze bakeneye intungamubiri zitandukanye, ni abantu bafite ibibazo byo kubura amazi mu mubiri, ni abifuza kongera ibiro mu buryo bwiza, ndetse n'abakunda kugira kuribwa mu ngingo bakeneye cyane kokonati, n'abagira ibibazo by'amagufa ni byiza ko bakoresha iyi kokonati. Iboneka ishobora kuboneka akiri urubuto, ukanywa y'amazi wa mushongi ubamo imbere, ndetse na biriya navuga umubiri wayo w'imbere nawo uribwa kuko ushobora gutekwa mu byo kurya, ariko kandi hakaba hari ifu yayo cyangwa se amata yayo aboneka ku masoko, icyo twakwita coconut milk powder. Ku bajya ku masoko basanzwe bayibona, ifite umumaro mwinshi cyane. Hari abandi nabo baba basaba kwitonda, kuko nk'abantu bafite ibibazo by'umutima bagomba kwitonda kubera ko yifitemo amalipids menshi cyane. Birasaba ko wabanza ukagisha inama n'abafite ibibazo by'umubyibuho ukabije, nabo bisaba ko bagisha inama. Abafite ibibazo by'isukari bagomba kuyinywa ku rugero, ntibakoreshe nyinshi, cyangwa bakabanza nabo kugisha inama kugira ngo bagirwe inama n'abasanzwe baba bafite ubumenyi ku birebana n'imikoreshereze y'ibimera. N'abantu bafite allergie ku mbuto zimwe na zimwe, ni byiza ko babanza kumenya ngo ese iyi tuyikoresheje hari icyo bitwaye. Hari n'ubwo uyikoresha wakumva ifite cyangwa se watangiye kuyigiraho allergie, ukabanza ukitonda kugira ngo bitaza kugira izindi ngaruka ku buzima. Rero ishobora kuribwa itetse cyangwa se ari mbisi, kuko ibyo twakwita nk'inyama zayo ziribwa nk'imbuto. Ikindi ni uko igira amazi menshi, kandi aya mazi anyobwa nk'ikinyobwa gisanzwe. Ikindi ni amavuta yayo akoreshwa mu guteka no kwisiga. Ikindi ni uko ifu yayo ya coconut, cyangwa yayindi twababwiraga ko ari coconut milk powder, ikoreshwa mu guteka imigati n'ibindi. Ni byiza rero ko ushobora kuyikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko ifite umumaro ukomeye cyane mu kuvura amagufwa. Impamvu ivura amagufwa ni uko yifitemo intungamubiri nyinshi twamaze kugaragaza, harimo nka calcium, irafasha cyane. Ifitemo n'izindi ntungamubiri nyinshi zifasha muri icyo kibazo cy'amagufwa, nka magnesium. Dusanzwe tuzi ko magnesium na calcium zifasha mu gukomeza amagufa. Ikindi ni uko ifasha mu kugabanya gucika intege kw'amagufa, ibyo twakwita osteoporosis, iyo ikoreshwa neza. Ikindi ni uko amavuta yayo agabanya ububabare bwo mu magufa iyo asizwe ku mubiri, kandi n'iyo iriwe ni nawo mumaro wayo wo gusubiza cyangwa kongerera imbaraga amagufa. Niyo mpamvu ari byiza cyane ku bageze mu zabukuru kuyikoresha kurusha abandi benshi, kuko calcium yabo iba igabanyuka ku rugero runini, kandi n'indi mikorere y'ingingo zabo ikaba itakora neza. Bityo gukoresha iyi coconut mu buzima bwabo bwa buri munsi, abakuze kurusha abandi bose, byaba ari byiza cyane. Ni byiza kuyikoresha ku rugero,
abayikoresha bayisiga nabo bashobora kuyisiga nk'amavuta. Ni ingenzi cyane kuko amavuta yayo nayo aboneka ku isoko, kimwe cyo na ya mata ya kokonate twababwiraga. Ntago tuza kurenga aha rero uyu munsi, ahubwo kuri kokonati turagarukira ahangaha, ibindi naho ubutaha.